mu bantu benshi habamo abantu benshi burya uwo ni umugani mu bantu benshi habamo abantu benshi Zaburi y'ijana na 25 umurongo wa mbere kugeza kuri 5 abiringiye Uwiteka abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Mana turagushimye turaguhimbaje, ndagusabye ugaragaze ukuboko kwawe ku bantu bose bafite ibibazo. Urumvira ijambo ryawe rigira aho rimukura kandi rigire aho rimugeza mu izina rya Yesu, amen. Yes, ibihe byiza kuri wo muntu wakoze subscribe kuri Umutoni Sandrine. Turizera ko mumeze neza cyane kandi mukomeye aho muherereye hose, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali muri aho murakomeye cyane, abari muri Amerika, Canada, Australia, mu Burundi, Bujumbura muri aho murakomeye cyane. Ndasuhuza Rosine Bujumbura urakomeye cyane, ndasuhuza Aisha Oman, abari Kampala cyane cyane Mendo Peace urakomeye. Ndagusuhuje, Imana iguhereze umugisha. Ndi kumwe na nyirubwite Umutoni Sandrine, muri aho murakomeye, tubahaye ikaze nivuga butumwa. Sinzi rero niba wenda muri twakire mute musenga mudusabira imigisha ku Mana kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Abantu benshi muranzi, nitwa Manzi Sadunda, Prophete Manzi, Bahati Innocent, nayandi muri aho murakomeye. Yes, tubahaye ikaze. Tubanje gushima Imana ku bwanyu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Burya njya nkunda kubwira abantu nubona bukeye amahoro shima, kubera ko iyo umuntu agiye kuryama kugira ngo abone ibitotsi uhumiriza amaso, ariko mu gitondo hatabaye ubushake bw'Imana ikubwire Manzi byuka, ntago byashoboka. Ubwo rero turashima Imana muri byose. Igitondo gishobora gusa n'ikindi ariko ibibereyemo ntibibe kimwe, bikaza bitandukanye. Ubwo rero wowe wabonye byemeye shima. Ubwo rero kadusenge Imana, dushime Imana kandi dushime Imana ibagejeje hano, nayo tuyishimire ko yabarinze. Burya urugendo rushobora kuba ari rugufi ariko Satani adwivanzemo rwaba rurerure. Ubwo rero turashima, kadusenge Imana dushime. Namwe bakunzi banjye ndabasuhuje, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima, ndabasengera hobe. Ndabakunda cyane kuko barankunda, bangira inama, barankurikirana. Ubwo Imana ijye ibaha umugisha muri byose. Kadusenge Imana. Mana turagushimye cyane, turaguhimbaje, waturinze, wabanye natwe, watugiriye neza. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimye ko warinze Manzi, ko wabanye nawe, ko wahagararanye nawe. Izina ryawe rihimbazwe, akabageza ahangaha amahoro. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Data, tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye gusangiza abantu baherereye impande enye z'isi. Reka buri wese uri buryumve rigire aho rimukura, rigire naho rimugeza. Data rero nyemerera ntuze kubwira ijambo, ariko we nutuze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhereze umugisha cyane kandi ni iby'igiciro, kubera ko burya bajya bavuga ngo nta sengesho riba ritoya, nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Burya isengesho ryose iyo uvuga ijambo ry'Imana, burya n'Imana nayo yibona ko ufite mission, ubona ko ufite cyangwa se vision, hanyuma ikamanukira kugusanga. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi tujya duhura nabyo, tugendana nabyo mu rugendo, mu ngendo, mu kazi, mu bintu dukora, mu bantu no mu bantu. Burya ari umuntu wavuze, niba ari umunyarwanda nawe mbyibuka neza, mu bantu benshi habamo abantu benshi. Burya uwo ni umugani, mu bantu benshi habamo abantu benshi. Uvuga ngo gutya hari gutya, namwe murabizi cyane. Hakaba hari ijambo wenda muba mwateguye ry'Imana, muba mwateguye kugira mugeze ku bantu mu minota mikeya, yewe nifitiye hano cyangwa se namwe mufite kugira ngo mukomeze mu ngendo zanyu.
ya hari ijambo wateguye wenda kugeza ku bantu kugira ngo wenda ugeze ku bantu cyane cyane ugendeye ibintu bimwe na bimwe tugenda tubona umuntu arikora ugasanga agiriye undi nabi ishyari cyane ko amashyari ari yatugize ugasanga urifuza ko wagira ikintu cya mugenzi wawe ndetse ukanamwisumburaho ugasanga wenda wonye umuntu yifitiye imodokari ye urifuza kuyigira ukabona umuntu yifitiye ipiki ye moto ye urifuza kuyigira abantu benshi murabizi ko amashyari ariyo aturanze hari ijambo wabateguriye ijambo rero nateguye riri muri Zaburi 125 rivuga abiringiye Uwiteka gasaba kameramani kwegera hino bereka ko turi muri Zaburi ibice 125 Zaburi 125 umurongo wa mbere kugeza kuri 5 abiringiye Uwiteka abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose nk'uko imisozi igosi Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi kugira ngo abakiranutsi be kurambura amaboko gukorera ibyo gukiranirwa Uwiteka ugirire abeza imbabazi ibyiza n'abatunganye mu mitima ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi amahoro abe mu Bisiraheli amahoro abe muri mwese mbese muri twese ijambo abiringiye Uwiteka rijya rikunda kumfasha kwiringira Uwiteka si nkuko wakwiringira umwana w'umuntu tuvuge mu rugero iyo umubyeyi atwite ntuba wiringiye amafaranga yawe ngo azakurengera ntuba wiringiye imbaraga mufite mu muryango wawe hari aho ugera ukavuga ndafashwa n'Imana yo yonyine hariya ntiwavuga mama nimbyara nzagushima ahubwo uravuga Mana nimbyara nzagushima haleluya amina haleluya niyo mpamvu abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni hari abiringira imbaraga zitandukanye ugasanga umuntu yiringiye izindi mbaraga hari abandi bakoresha izindi mbaraga zitandukanye ugasanga umuntu yiringiye imbaraga z'abarozi ugasanga umuntu yiringiye imbaraga zo mu muryango iriya Kampala nyine mu bice bya hano ipfa dutuye hari ahantu natuye abantu kugira ngo yarahombaga nimba acuruza afite bizinesi akagenda ku gituro cya nyirakuru cya jyajya babita jyajya akamubwira jyajya bimeze gutya na gutya akajya kumutura ibibazo uri kumva watari yiringiye izindi mbaraga yari yiringiye imbaraga z'abajya yari yiringiye imbaraga za jyajya ariko wowe iringire Uwiteka kuko ari ushoboye byose niwiringira Imana ntacyo uzayiburana naho niwiringira imbaraga za jyajya umva bizagukoraho mu by'ukuri iri jambo umukozi w'Imana avuze bantu mudukurikiye bantu mudukunda bantu n'ukuri nyambakunda nk'uko namwe mudukunda iri jambo umukozi w'Imana avuze ni ijambo rikomeye cyane burya hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo nyine yari aranarikomojeho umusozi Siyoni biki nawe murabyumva nk'uko wera basobanura icyo nari ngiye kuvuga ariko burya ikintu kiriho ngiki mu by'ukuri hari abantu mujyaho mukifata mukavuga muti nihataba iki sindi bubeho burya
byigeze kumbaho umunsi nari ndi muri biriya byaha, umunsi nari mu byaha by'ukozasoni, ibyaha by'ubutinganyi, ibyaha bizize gute, naravugaga ikintu cya mbere nshima Imana, ndashima Imana ko ndi umugabo hano. I swear to God, ndashima Imana ko ndi umugabo hano. Amina nuko. Ibi ndi kubivugira ku ni umutoni ni umutesi Solange, umutoni Sandrine. Ndi kubivugira kuri iyi cyano y'umutoni Sandrine. Mu by'ukuri ndi umukozi w'Imana. Abantu mutari munzi ku mutoni Sandrine mumenyereho. Nahuye n'ibibazo, nahuye n'ibigeragezo, ariko naravugaga nti uziko natahaga nkaburara kandi niriwe nivuruguta muri biriya, niyambitswe utwenda, niyambitswe uduki, badufashe kameramani ubidukora niwe editinga hari ikiganiro, adufashe ndaza kumuhereza ifoto nambaye ikanzu ndi muri Nyabugogo hari muri Kigali mu Rwanda, nambaye amakanzu ndi mu biki, ariko ubu ndi umuntu w'umugabo uhamye uvuga Imana ko ishobora byose. Urumva kaho nari niringiye imbaraga z'abacwezi, z'abakiri, z'abarangi, z'ibiki, ariko kuri uyu munsi ndi umugabo uhamye uvuga Imana. Rero namwe mushikame. Wenda dusoza nubwo ndi kuri cano ntabiherewe uburenganzira, ngiye buri kwira kandi ndenda kwigendera. Muna dusoza ndagira ngo mbwire abantu ikintu. Muri make mushikame, muhagarare mushikame ku Mana, mukorera Imana mudatezuka, mukorera Imana sinzi reka agira icyo ababwira umukozi w'Imana, natwe wenda tugaruka mu mirimo. Nukuri Imana yagukuye kure. Nibajye bavuga Mana aho wankuye, ujye ubyina utera karindi, ujye uvuga Mana aho wankuye, yagukuye mu tujipo, yagukuye mu dukanzu, nzaririmbira Imana kuri ujye yishimira, ariko ukambara agasutiye uri umugabo urakireba nkambara ibiki tentire mu mutwe, ibica amaherena nkatobagura. Nukuri umva manzi, nukuri ahigejeje ikora ndayishimiye ku buzima bwawe. Nitwa Sadunda. Ibintu byinshi ngana wibaza umuntu w'umugabo. Nukuri ntago byoroshye gusa ndabinginga munyarukire hano ku kajambo gatukura kanditse subscribe, mukore subscribe, ibintu bikomeze bigende neza. Ngenda bakunda cyane kandi Imana ibahereza umugisha, mukoreshe ya kugira ngo chano nayo Imana yiha umugisha, izamuka ibintu bikomeze bigende neza. Ni chano yivuga butumwa, nzajya mumbonaho akenshi nanjye mbaha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mubonaho na nyirubwite Sandrine, nawe umukozi w'Imana ukomeye ubagezaho ubutumwa. Kandi turizera ko mukomeye. Ndashimira abari muri Amerika mukomeza kudukurikirana, mudatezwa kudutera n'inkunga kugira ngo ibintu bikomeza bigende neza. Imana ibahereza umugisha. Amen. Turabashimiye cyane mwese mudukurikirana. Turarangije, nubwo twicaye akanya gatoya, ariko nta jambo rito imbere y'Imana. Nta sengesho mbese rito, wogira kwizera nk'uko ijambo ribitubwiye. Wumvishira ijambo udafite kwizera, byose byaba ari ubusa. Reka dusenge Imana. Wowe ufite ikibazo cyari cyo cyose, ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nitumusanga turuhuye. Tugiye gusenga Imana, kadusenge. Wowe wumva ufite ikibazo, kadusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje, ndagusabye ugaragaze ukuboko kwawe ku bantu bose bafite ibibazo. Urumvira ijambo ryawe rigira aho rimukura kandi rigire aho rimugeza, mu izina rya Yesu, amen.